Reka tubasuhuze mwese bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima muba muri kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Kuri uyu munsi mu kiganiro ubuzima buzima turi mu gice cya tumenye umubiri wacu. Nk'uko bisanzwe mu gice cya tumenye umubiri wacu muba muri kumwe nanjye Imanishimwe René Sadiki. Reka mbasuhuze by'umwihariko nsuhuza abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko mubitugaragariza tubashishikariza no kubisangiza n'abandi bityo barushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Reka dusuhuze abaherereye mu gihugu cy'abaturanyi cy'Abarundi, abaherereye muri Kenya, muri Uganda, muri Tanzania, bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse reka dusuhuze n'abaherereye impande enye z'isi bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, bari muri za Mozambique, za Zambia ndetse n'ibindi bihugu byo hanze bitandukanye. Mushobora kwibaza ati mbese kuri uyu munsi mu kiganiro tumenye umubiri wacu tugiye kuvuga kuki? Muzi ko mu kiganiro cyatambutse twavuze ku maraso, ariko tuvuga ku gice cya mbere cy'amaraso. Ubu noneho tugiye kuvuga ku gice cya kabiri cy'amaraso. Ikiganiro cyatambutse ababa batarakirebye cyarabacitse kuri televiziyo dukorana nazo ndetse no kuri YouTube channel yacu Ubuzima Buzima TV. Mwasimbukira kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV mukareba ikiganiro kivuga ku maraso, aho tumenya uburyo amaraso akorwa, akamaro k'amaraso mu mubiri, ndetse n'uburyo muri rusange amaraso agira ubwirinzi butandukanye mu mubiri wacu, bityo tukarushaho kugira ubuzima buzima. Ababa bageze kuri YouTube channel yacu bwa mbere ariyo Ubuzima Buzima TV, icyo musabwa ni ugukora subscribe ndetse byaba na ngombwa mukabisangiza n'abandi. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, reka dutangire ikiganiro cyo kuri uyu munsi, igice cya kabiri cy'amaraso. Tuzi ko amaraso, nk'urugero rwa hafi, hari umuntu ushobora kuvuga ati mbese amaraso afite ubwoko bungahe? Amaraso yo mu mubiri wacu afite ubwoko bune. Afite amaraso yo mu bwoko bwa A, hakaba n'amaraso yo mu bwoko bwa B, hakaba n'amaraso yo mu bwoko bwa AB, ndetse n'amaraso yo mu bwoko bwa O. Buno bwoko bwose bushobora kuba ari resist positive cyangwa resist negative. Ubushakashatsi bwakozwe na Profeseri Furukawa Takeji ukomoka mu gihugu cy'Ubuyapani mu 1927. Yari inzobere muri hematology mu bijyanye n'amaraso. Yakoze ubushakashatsi. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko imyitwarire yacu ndetse n'imyifatire yacu ishobora guterwa n'ubwoko nanone bw'amaraso dufite mu mubiri wacu. Tubonye ko Profeseri Furukawa Takeji ariwe wakoze ubwo bushakashatsi ukomoka mu gihugu cy'Ubuyapani. Ubwo bushakashatsi abukora mu 1927. Ubwo bushakashatsi nibwo mu Buyapani bagenderaho n'ubu ngubu mu gutanga akazi cyangwa gutanga amahirwe yo kwiga, bakagendera ku bwoko bw'amaraso umuntu afite. Ndetse Profeseri Furukawa Takeji yakoze n'ubundi bushakashatsi nanone bugendeye ku maraso y'umuntu, indwara ashobora kurwara bitewe n'ubwoko bw'amaraso afite. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, icyo tubashishikariza ni ugukora like, share, subscribe, bityo mukabisangiza n'abandi bakarushaho gusobanukirwa byinshi byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Noneho tugiye kurebera hamwe muri rusange ubwoko bw'amaraso ndetse
n'imiterere cyangwa imyifatire y'abantu bafite ubwo bwoko. Ntabwo bivuze ko ari 100% kuko nta kintu kitagira irengayobora. Reka duhere ku bwoko bwa O. Ubwoko bwa O kuko ni ubwoko bukunze kugirwa n'abantu benshi batandukanye ku isi. Abantu bafite ubwoko bwa O bakunda kurangwa n'iki? Bakunda gusabana, kuganira n'abantu, kwishimana n'abantu muri rusange, ariko bitavuze ko hari umuntu ushobora kuba afite ubwoko bwa O ariko akaba ari akanyamushiha cyangwa umujinya cyangwa ari akagome bitewe n'ahantu yakuriye. Abantu bafite ubwoko bwa O nanone nta bwoba bagira mu guhanga ibishya. Nk'urugero wenda gukereya bizinesi runaka, gushinga bizinesi runaka, ubucuruzi cyangwa ibindi bikorwa bitandukanye, guhanga udushya nta bwoba baba bagira bwo kwitinya ati mbese nimbikora bigapfa biragenda gute. Abantu bafite ubwoko bwa O nanone bakunda kugira amakenga cyane. Ni abantu bakunda kudahubuka, gushishoza ndetse no kwitondera ibyo bagiye gukora. Abantu bafite ubwoko bwa O bakunda kwigirira icyizere cyane, ariho hahandi twabonye ko bakunda guhanga udushya. Muri rusange ikindi gishobora kuranga umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa O ni uko bakunze kuvugisha ukuri. Muri rusange nta ndyarya zibamo kubera uburyo basabana n'abantu, nta ndyarya zikunze kubamo. Twakomeje ku bantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A nabo akenshi bazi guhanga udushya, bazi kuvumbura utuntu tudasanzwe, muri make utuntu dushya, ntibacika intege mu byo bakora. Arakora paka niyo yahura n'ibisitaza mu byo ari gukora, ariko agakora paka ageze ku cyo ashaka. Ikindi, urundi ruhande rwabo ni uko bakunda kurakazwa n'ubusa ariko bakigarura vuba. Muri rusange turi kuvuga ibiranga buri bwoko bw'amaraso ariko mu buzima busanzwe, ntabwo twagiye mu rukundo cyangwa mu mirire cyangwa n'ibyo mu buzima busanzwe muri rusange. Turacyakomeje ku bushakashatsi bwakozwe ku bwoko bw'amaraso, tugeze ku bwoko bw'amaraso bwa B. Abantu nabo bafite ubwoko bw'amaraso bwa B bakunda guhanga udushya. Ikindi, bahora bishimye, ni ba bantu nabo basabana ndetse bahora bishimye nta mutima mubi. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa B, icyitonderwa kuri bo ni umuntu ukorana umwete n'umurava ku cyo ashaka gukora paka akigezeho, ariko atari icyo umubwirije, kuko icyo umubwirije n'ubundi umuntu ufite ubwoko bwa B ntabwo yagikora. Icyo umubwirije adashaka kugikora n'ubundi ntabwo yagikora. Ikindi kintu, ntabwo ari barukurikira izindi cyangwa ngo bagirire umuntu neza kugira ngo ayishime bo batabishaka. Icyo ashaka gukora nicyo akora. Barikunda, abantu bafite ubwoko bwa B barikunda, ni abantu bikunda bo ubwabo, bakunda kwikunda. Abantu bafite ubwoko bwa B nanone bakunda guhindagurika. Guhindagurika kwabo bishatse kuvuga ko mushobora kuba muri guseka nonaha mwishimye, muri guseka ukabona noneho ararakaye utazi n'ikimurakaje. Bakunda guhindagurika, gutungurana bo muri make, yaba ibyiza cyangwa ibibi, baratungurana. Niyo mpamvu abantu benshi batamenya uburyo bashobora gutwara umuntu wa B cyangwa batabasha kubasobanukirwa, kuko umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa B mushobora kuba muri gusabana, mwaba muri gusabana ariko byagezaho ukabona ararakaye. Noneho turakomeje tugeze ku bwoko bw'amaraso bwa AB. AB ni abantu bashyira mu gaciro, bakunze kuba banyamwigendaho, ariho akenshi bakunda kuvuga ngo abantu ba AB bakunda kuba ibisambo. Ahubwo bo ntabwo bakunda gukenera ubufasha bw'abandi bantu. Niyo mpamvu bashyira umwete cyangwa umuhate mu bintu byabo paka babyikoreye ntawe ubafashije. Bakunda kwibagirwa vuba, ku buryo badashobora kuzuza inshingano wenda runaka ashobora kuba afite kubera kwibagirwa. Ikindi, ni abantu kubera gushyira mu gaciro ushobora kurambana n'umuntu bakundana, ni urugero rwa hafi, ariko ibyo gukundana hagati y'amagurupe nabyo ndaza kubibashakira, nabyo ndabibagezaho, kubera ikiganiro ubuzima buzima kirebwa n'abantu b'ingeri zose, yaba urubyiruko ndetse n'abakuze.
muri rusange nabyo ndabibarebera. Noneho tubonye amoko y'amaraso yose mu bijyanye n'imyitwarire cyangwa imyifatire muri rusange. Twabonye ubwoko bw'amaraso bwa A, tubona ubwa B, tubona ubwa AB n'ubwa O. Ubu noneho reka tujye ku bijyanye n'urukundo hagati y'ubwoko bw'amaraso. Mbese ni ubuhe bwoko bw'amaraso bushobora gushobokana n'ubundi bitewe n'uburyo mu myifatire yabo, kuko twabonye ko ubwoko bw'amaraso aribwo buranga imyifatire y'umuntu. Ariko bidakuyeho ko hari umuntu ushobora kugira ubwoko bw'amaraso runaka imyifatire ntihure neza cyangwa akagira indi myifatire bitewe n'uburyo yakuze. Ariko nka bijya bavuga ngo amazi arashyuha ntiyibagirwe iwabo wa mbeho, ntihaburemo n'akantu na gatoya k'imyifatire ye y'ubwoko bw'amaraso. Noneho tugiye mu bwoko bw'amaraso ku bijyanye n'urukundo. Duhereye ku bwoko bw'amaraso bwa A. Burya ijya kurisha ihera ku rugo. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa A bombi bakunda gukunda. Iyo bakundanye bagirana urukundo, ariko hakazamo akantu ko guhora bajya impaka zidashira, ku buryo bagirwa inama yo kujya bakemura ibibazo bagiranye bifashishije ibiganiro. Turacyari kuri A ku bijyanye n'urukundo. A noneho umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa A iyo ahuye n'umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa O, twabonye ko O hari abantu bikundira kwisabanira, nta bantu nta mutima mubi ntaki, nta bintu byinshi baba bitayeho, bakunda kugirana urukundo bagakundana cyane. Ariko nanone hakazamo inzitizi zishobora kubatandukanya, kuko umuntu wa A akunda kwita kuri buri kantu kose, kandi O nanone ni umuntu muri rusange ibintu byose arabyoroshya. Niyo mpamvu rero iyo babanye bagirwa inama y'umuntu wa A kutita ku tuntu utwo ari two twose, kuko ntabwo ashobora, nubwo O asabana ariko ashobora kumubangamira. Noneho twari tuvuye ku bwoko bw'amaraso bwa A akundanye yenda n'umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa O. Noneho tugiye ku muntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa A akundanye n'umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa B. Aba bantu iyo bakundanye ni nko guhuza, yenda nk'abantu bize fizike, ni nko guhuza pole noro na pole noro. Nyine bihita bibamo repulsion, ntabwo bijya bihura. Umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa A n'ufite ubwa B ntabwo bakunda guhuza na gato, kuko bahora bashwana. Twabonye ko umuntu ufite ubwoko bw'amaraso A ni umuntu muri rusange aba ashaka gutegeka, kuyobora, kandi yita ku tuntu utwo ari two twose, kandi ni umuntu udakunda gusabana cyane. Ariko umuntu ufite ubwoko bwa B ni umuntu utayoborwa, ni umuntu uhindagurika, ni umuntu utita ku tuntu utwo ari two twose. Abo bantu rero ntabwo bakunda guhuza. Noneho tugeze umuntu ufite ubwoko bw'amaraso A akundanye n'ufite ubwoko bw'amaraso AB. Aha ngaha ho noneho ni imiguruko gusa, ntabwo bashobora guhuza na gato, kuko nubwo twabonye ko umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa B, musubire ruguru mu myifatire y'umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa AB, ni umuntu ukunda kuba nyamwigendaho. Kandi ikindi kintu, umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa A aba ashaka gutegeka, kandi nanone ufite ubwoko bw'amaraso AB nawe aba ashaka gutegeka. Ubwo uri kumva ko abo bantu nabo si bahuza. Ariko bitavuze ko harimo abahuza bitewe n'umwe agacira undi bugufi, bitewe na kwa kundi nababwiraga yuko biterwa nanone n'aho umuntu yagize yakuriye. Ariko iyo hatagize ucira undi bugufi niho wumva imiguruko ya buri kanya. Noneho reka twigire mu rugo rw'ufite O n'undi afite O. Ni rwa rugo ruhora rushimishije no kurureba. Bose baba basabana, bose baba biyoroshya, bakunda abantu, bagira bate. Ni urugo muri rusange, ni abantu bakunda kuzuzanya muri rusange, kubana mu mahoro. Noneho umuntu ufite B
ashakanye n'umuntu ufite O, uru ni urugo rukundana rwo kuramba, kubana mu mahoro, kubera ko abantu bafite O bakunda kwihangana. Abantu bafite O barihangana, barasabana, baca bugufi, ndetse mu gihe umuntu ufite B arasabana, azaba ahuye n'umuntu usabana, ariko ufite B atategekwa. Ufite O azamucira bugufi amutegeke, kuko umuntu ufite O barihangana cyane, barihangana bakamenya n'uburyo babana n'abandi. Niyo mpamvu umuntu ufite O ashobora gushobokana n'ufite B, kuko umuntu ufite B azahindagurika nk'ikirere, nahinduka muturishe, atari wa wundi wo guhindukana n'undi ahinduke usange byabuze gica. Noneho agashya gahari, twabonye ko A na A batajya bahuza, kuko bose umwe aba ashaka gutegeka undi, ariko noneho B na B ni abantu bakunda gukundana, bagahuza, bagasabana, bahinduka bose bagahinduka nk'ikirere, bakongera bakiyunga ubwabo. Ni abantu bakunda kubana mu mahoro nta kibazo bafitanye. Nanone umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa B ni umuntu ushobokana n'umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa AB. Twabonye ko umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa AB aba ashaka kwigenga, yibera nyamwigendaho. Tubona ko ufite ubwoko bw'amaraso bwa B we asabana, noneho yasabana ikindi ntategekwe. Umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa AB nta stress ashobora kuzana ku muntu ufite ubwoko bw'amaraso wa B, kuko nta stress waba ashaka, yibera nyamwigendaho, n'undi akiberaho, nawe hagira ubongamira undi, bakibanira mu mahoro. Ufite ubwoko bw'amaraso bwa AB ntategeka ufite ubwa B. Uwa B we ntabwo akunda gutegeka, ariko ntabwo akunda gutegekwa. We ntabwo ategeka, ariko ntabwo ategekwa, yahindagurika wa A, kuko twabonye ko wa AB ashyira mu gaciro, agashyira mu gaciro, akareba icyatumye ahindagurika, akamuturisha. Turacyakomeje ku bijyanye n'urukundo hagati y'ubwoko bw'amaraso. Abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa AB iyo yahuye n'umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa AB, ni abantu bakunda gukundana, bakabana mu mahoro, ndetse bagatera n'imbere cyane, kuko buri wese agira umwete wo gukora icyo ashinzwe gukora, atatse ubufasha undi, n'undi gutyo bagahuriza hamwe. Ni abantu bakunda gutera imbere, ndetse bityo bakarushaho gutera imbere, ubundi bagahuriza hamwe nyuma, kuko buri muntu wese yahaye undi amahoro. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, ni iby'ingenzi kumenya ubwoko bw'amaraso yawe, kuko hari na byinshi, ndetse hari n'ibijyanye n'imirire bitewe n'ubwoko bw'amaraso bw'umuntu. Ibyo byo ntabwo twabibakoreyeho, ariko mu gitabo twari turi gusoma birimo imirire umuntu ufite ubwoko bw'amaraso runaka akunda, ndetse n'ibiranga imiterere y'ubwoko bw'amaraso ku muntu. Ntabwo ariko byose twabisomye, twabanyuriyemo mu ncamake muri rusange. Icyo musabwa ni ukumenya ubwoko bw'amaraso bwanyu, ndetse mukamenya n'uburyo bw'imibanire na bagenzi banyu, ukirinda kubongamira mugenzi wawe wabona aho akosheje, kuko nawe udakosa, aho kugira ngo ubigire intambara, mukajya inama, bityo mukabasha kubana mu mahoro mufite ubuzima buzima. Ku bijyanye n'iby'indwara umuntu ashobora kurwara afite ubwoko bw'amaraso runaka, nabyo twabisomyeho, ariko ntabwo byabaye ngombwa ko tubibagejejeho kubera umwanya twari dufite ni mutoya. Ariko icyo tubashishikariza muri rusange ni ukugira ubuzima buzima, mukurikiza inama mugirwa n'abaganga b'inzobere mu by'ubuzima mu kiganiro ubuzima buzima. Mukomeze mugire ubuzima buzima, murakoze cyane.